abantu bose bashaka inama ku bijyanye no kuzigama, ku bijyanye no gushora, ku bijyanye n'inama yatuma umuntu udufaranga duke ufite. Avuga duke nkagira gutya kuko hari amafaranga wafumbatiza gutya mu kiganza bari make. Bose bangana. Ikiyongeraho umuntu wese ufite umutima ushaka kugira ngo azigame, ashore, amafaranga yiyongere, ariko abashe no gusaguriraho abandi, afashe to help. Abo bose ni abakiriya banjye. Ugarutse tugarukanye na Agnes hajya witwa Uwera Agnes. So ubu ngubu tugiye kuvuga ku buryo bwo kuzigama. Abanyarwanda barimo kwiga umuco wo kuzigama, ariko hari urugendo tumaze gutera. Hari abantu bamaze kugera ku byiza byo kumenya kuzigama, ariko jewe hari abo mbona nshaka ko uyu munsi twibandaho. Abanyarwanda benshi bari mu bimina, ugasanga umuntu ari mu bimina 3 4, ariko jewe nareba nakwanariza nubwo ntari expert mu bya finance, nkabona nta nyungu birimo, ariko ugasanga byateye abantu stress, ugasanga nta mahoro umuntu afite. So icyo kintu we urakibona gute hanze hano? Cyane cyane abadamu ugasanga aribo babirimo kubera ko bashora amafaranga atari menshi, 10, 20, 5, 2 gutyo. Ntabwo ari ikibazo cyoroshye. Ndabizi ko ari ikibazo, ariko ndabizi neza ko mu Rwanda cyane cyane hari ibimina byinshi by'abantu. Hari abantu baba bakorera mu biro bakagira ikimina, hari abanyonzi, hari abamotari, hari abantu bafite za boutique baba bari hamwe begeranye, bari kumwe, abakorera mu masoko. N'ibimina byinshi no mu cyaro ugasanga abantu baturanye, cyangwa abahinzi b'ikawa, ibigori, mbese abantu bafite icyo nakwita economic activity, ikibaha amafaranga gisa nkaho gihuriweho. Hari ukuntu bishyira hamwe bagakora ibimina. Now waruvuze ngo iyo wanalyzinze ubona bisa nkaho nta nyungu irimo, ariko ndaza kusobanura. Ubundi ibimina wenda bijya kujyaho ni iki cyabiteye. Cyongereza ibimina ni nka merry go round. Ni ukuvuga ngo duhanahana amafaranga mu buryo bw'uruziga. Kuvuga ngo niba turi 10, abantu 9 baraha umuntu umwe agakemura ikibazo. Ubwo reka mbe nshize akadomo aho ngaho gatoya. Tugaha umuntu umwe abantu 9 kuko itsinda rigizwe n'abantu 10. Turatombora imibare 1, 2, 3 kugera ku 10 ko turi 10. Noneho ugasanga duhaye umuntu umwe turi abantu 9, wenda niba ari 10,000 umuntu umwe abona 100 harimo naye. Sibyo? Ubwo ni 90 abona. Noneho bikaba gutyo kugeza ubwo buri wese agezweho. Wavuga uti nta nyungu irimo mu buryo wenda muri bank icyo twakwita interest, ariko harimo inyungu iteye irye. Niba urugero reka mfate nko mu cyaro higeze kuba gahunda y'icyo twita dusasirane. Yego. Abadamu kenshi bishiraga hamwe bakagenda bahana gutyo, udafite matera akayigura, agasasa nyine umufariso mwiza, ku buryo abantu bose bagerwaho. Niba ari abantu 10 bahuye bose nta matera cyangwa izo bari bafite zishaje, buri wese akazagira igihe agurirwa umufariso. Umufariso ni matera. Ni ukuvuga ngo aguriwe, atari ukuvuga ngo bamuhaye nk'impano, ariko bamufashije kuzigama mu buryo buziguye, mu buryo butari
direct bamufashije kuzigama kuko urumva kwa kundi yagendaga ahereza abandi nawe akagerwaho akamuha akagura wa mufariso ya matera noneho hariho n'abandi bagiye babigenza gutyo bakagura amatungo nk'ihene nk'ingurube amatungo magufi nka ingurube ihene inkoko hari abagiye babigenza gutyo bakagura umurima cyangwa bakatisha umurima kubera ibimina icyo wenda tudashobora gushakira cyane mu bimina ni interest inyungu ariko mu buryo bwo gukemura ibibazo iyo ni inyungu nayo ibiraho maybe kazanamo n'ubumwe hagati y'abo bantu noneho n'abantu guhura kuko kenshi usanga bahura rimwe cyangwa kabiri mu cyumweru hariho nk'ababa bafite ibimina nka 5 bitewe n'ibyo akora wenda uyu munsi yakoze umubyizi umuhaye 2 arafataho 500 yazigame n'ahandi gutyo ugasanga umuntu wenda afite ibimina 5 hamwe atangamo 1,000 ubwo ni 5,000 mu cyumweru hariho wenda tuzije no mu mujyi hariho abagira ibimina bitewe n'ibyo bakora ugasanga afite ibimina nawe 5 buri hamwe ahatanga 10,000 ubwo mu cyumweru bivuze ngo arizigama 50,000 mu rurimi wenda rwa finance ibyo mbibona nka forced saving kuzigama ni nkaho haswe kuzigama kubera yuko abandi baraguhaye sibyo nawe ugomba kubaha iyo nayo ni inyungu ya kabiri inyungu ya gatatu irimo uko bituma ushishikara kuzigama bituma ukora cyane wa wundi nkunda kuvuga ngo abantu hari ukuntu binepfaguzwa akazi wa wundi winepfaguzwaga akazi wa wundi wagiraga ubunebwe wa wundi wananirwaga kubyuka ngo ajye mu kazi kubera yuko afite itsinda ikimina agomba kuverisamo biramumotiva gushaka handi hantu yakora guhaguruka akajya gushaka amafaranga era bijyane mu kimina noneho rero tugarutse ku nyungu ni gute abantu bashobora kubyaza ikimina umusaruro ndavuga ubwo interest ngira ngo muri iyi minsi hari imirimo irimo gukorwa kugira ngo ibimina bibe ari nk'amatsinda azwi yemewe ku buryo n'umuntu uri mu itsinda afashwa kuzigama akabona inyungu ku mafaranga yazigamye ariho nk'ibimina bishishikarizwa kuzigama muri za sako kuko ziba zibegereye umuntu ikimina kigahura amafaranga bakayakusanya bakayajyana kuri konti yabo y'ubwizigame icyo gihe amafaranga azagira akandi kanyungu kajyaho bikagabanya ibyo bizanagabanya na risk niba duhuye tugakusanya 50,000 tukabiha Godfrey yagenda amanuka gutya pururu ku kagare wenda akikubita hasi ka envelope cyangwa agasanduku twashizemo bakaba wenda barakamutwaye ibyo byose ni ukugira ngo nanone igabanye ya risk yo kugira ngo abantu babure amafaranga yabo ariko no muri gestion yo kumenya ngo amafaranga muri rusange asirikira gute byakorwa ari uko abantu bakorana n'ibigo by'imari ntabwo ngiye kwamamaza banki runaka ariko ari naciye kuri banki urwego nsanga hari abantu benshi ndabaza se hano byagenze bite ati hano twaje mu matsinda twaje gufata amafaranga urumva noneho mbajije amakuru bambwira yuko bagenzi bawe bakubera abishingizi noneho ugashobora gufata 100,000 angahe ku buryo ugenda utera imbere urumva uzamuka iyo mwishuye neza bakabazamura ugasanga umuntu yari 200,000 ubageze muri miliyoni 2 urumva numva abantu bateye intambwe bava hahandi ariko noneho usubiyeho gatoya hahandi yatombora abandi ya mibare hari abantu bagerageza kwishura yagera nk'umuntu wa 8 wa 7 wa 8 kujya hejuru
ugasanga hari ahageze bikanga we biramunaniye aho ngaho haba hakeneye ivugurura ku buryo uyu muntu ashobora guherekezwa n'abantu bakaba creative no muri ibi bimina kugira ngo abantu bamwe ntibazabivemo niba bazagire gute ibyo babivuga yiki Godfrey aho ngaho ndasubira ku biganiro dukunze kugira kuri Hani Space cyangwa n'ahandi ubundi umuntu ajya mu kimina yakagombye kujya mu kimina afitiye ubushobozi afite options afitiye ubushobozi yego ariko usanga kenshi tujya mu bimina kuko Godfrey dukora umurimo umwe akirimo atanga 10,000 je nkashaka kwihagararaho ntange natanga 10 sibyo nirengagije ngo ndi wanje mfite abana 8 Godfrey afite 2 Ibarajyanye na celibateri nirengagije ngo runaka aracyari umuseribateri jewe ndubatse mfite n'abandi ndeberera nirengagije ngo runaka wenda yantanze no muri uyu murimo ari experience afite je ntari nageraho nkwiriye kubanza kubaka noneho ugasanga muzi icyo bita stretch and strain ndi kuruye cyane ibyo bita kwipasa muremure nishize ku rwego Godfrey ariho ntari nageraho noneho nkajya mu kimina batanga 10,000 kandi nsize ikimina batanga 5 cyo nakabaye nshoboye cyo nashishikariza abantu rero kuba mu kimina simbyanze kuko ni uburyo bwo kuzigama bushobora kukugeza ku ntego runaka ariko jya mu kimina ufitiye ubushobozi kubera yuko ikibabaje ni iki icyo kintu waruvuze nge kigeze kimbaho aho dutanga amafaranga umuntu yabagezweho kugira ngo atange agatanga excuse buri gihe none ugasanga buri gihe we ntabwo afite capacity ntabwo afite ubushobozi bwo kugeza kuri ya mafaranga mu buryo buhoraho ibyo rero nabibonyemo akantu k'ikinyoma ni ukuvuga ngo ntago wibwije ukuri uvuga uti nubwo bano bantu turi kumwe turi mu kazi kamwe turi kumwe ariko ubushobozi bwanjye ntago buragera ku bw'abandi bituma umuntu ahemuka kandi rero reka mbabwire wenda nk'umwe muri abo ngabo yabishizemo n'amarangamutima noneho arahindukira asa nkaho agiye kwakuzinga cyangwa se mbese ni nko gushinja abandi icyaha cy'uko batarimo kumwihanganira sibyo agashiramo nazavuga ngo ubuse mwe ntimwahura n'ikibazo nibyo koko ntawe utahura n'ikibazo ariko kwikubitira amakosa yabaye ayande yawe wowe wagiye mu bintu tubwije ukuri udafitiye ubushobozi utavugishije ukuri wowe n'umutima wawe erega tugomba kujya inama n'imitima yacu mu gihe tugiye gufata icyemezo cy'amafaranga ukigira inama ukibwiza ukuri havuga utariko Agnes nujya mu kimina bazigame 50,000 buri kwezi uzabishobora wibwije ukuri uzabishobora udashatse kwishira kuri mezire ku gipimo cy'abandi ayo mafaranga uzayashobora kuko burya umuntu yicaye akibwiza ukuri uko kuri kwawe niko kuri nyakuri ukuri wabwiwe n'undi muntu ntago kuba ari ukuri nkuko wagira ute so cyo navugaga rero nibyo koko ibyo bimina byari bikwiriye ko umuntu abanza gusuzuma ubushobozi bwe akabijyamo byo kwikubitiro rwose ni byiza ariko nanone ni ukwirinda ikintu gituma ubaho ufite tension ugatera iyo tension n'umuryango wawe kuko watanze kandi mu rugo nta bitunguru bihari ndashaka kubaza atubwiye ko uri umujyanama uri umukoci mu bintu bijyanye na finance ninde mu bantu batwumva hariya ninde umuntu ukugana ninde ni bande abakiriya bawe ni bande yego ko hari umunyarwanda hari uvuga ati nkeneye inama ariko se biriya bintu si ibintu by'abantu bafite amafaranga menshi cyane
ati se jewe Agnes hari ikintu yamfasha akangiramo inama. Yes, umuntu umugira ikintu umubwira. Abantu bose bashaka inama ku bijyanye no kuzigama, ku bijyanye no gushora, ku bijyanye n'inama yatuma umuntu udufaranga duke ufite. Avuga duke nkagira gutya kuko hari amafaranga wafumbatiza gutya mu kiganza bari make. Bose bangana. Ikiyongeraho umuntu wese ufite umutima ushaka kugira ngo azigame, ashore, amafaranga yiyongere, ariko abashe no gusaguriraho abandi, afashe to help. Abo bose ni abakiriya banjye. Uvuga Ikinyarwanda, Icyongereza, Igifaransa, ariko ufite bagenzi bawe, ufite bagenzi banjye, ngo ni ukuvuga ngo udashaka jewe specifically ushaka services zahanye, hari bagenzi banjye dukorana bumva bavuga Igifaransa, bagufasha. Icyo kigamije no kugira ngo umuntu arusheho kumenya buryo cyabana n'amafaranga ye. Dusubiye ku bimina, ariko Godfrey sinzi niba nibuka neza hari akantu wari wabajije, wari wavuze ngo ni gute twashishikariza kugira ngo bivugururwe, abantu bajye babijyamo, babibonemo inyungu, bibahe n'uwo mutekano, bafite that peace, that stability, security. Ati ndi mu kimina, ntabwo bizamera nk'ibyo numva ejo bundi bisenyuka, kugira ngo njye mu kimina gihagaze neza, abanyamuryango bazabibonemo inyungu, nanjye bibonemo inyungu. Icya mbere gira ngo nakivuze ni ukubijyamo ureba capacity, ureba ubushobozi bwawe. Icya kabiri ni ukujya mu kimina mugashishikazwa no gukorana n'inzego zindi zihari, urugero nko gukorana na sako, ukareba ngo ikimina cyawe mukusanyije amafaranga, ariko hari ahantu muyashize hatekanye. Ntabwo abikora n'umuntu runaka, ntabwo ari ukuyashyira mu mufuka w'umuntu runaka, kuko umuntu ni umuntu, sibyo? Umuntu ni umuntu, abana n'abandi, ashobora no guhura n'abandi b'ibisambo, ariko mukamenya ngo ikimina tukirimo, turakusanyije amafaranga tuyashize muri sako ahantu hatekanye cyangwa muri banke, sibyo? Ikindi cya kabiri mukamenya ngo muri abantu basinya kuri konti ntago ari umuntu umwe nanone, kuko nawe yajya akayabikuza akayitwarira. Niba uri icyemezo iyo gifashwe n'abantu batatu, haba hari hagomba kubaho komite. Yego, sibyo? Ikindi cya gatatu kugira ngo ibintu ibimina abantu babijyemo bumva batekanye, cyangwa se urugero Godfrey, ushobora kuba wenda umudamu, sibyo? Cyangwa umudamu wa runaka, cyangwa umugabo ari mu bimina bitanu, ugasanga mu rugo hari ibyo mubuze kubera yuko umwe muri mwebwe agomba kuzigama mu bimina. Aho niho nagarukiye mu kwibwiza ukuri, ntiwihutire kujya mu bimina byose, jya muri bikeya bizagufasha, hanyuma ariko usigazemo n'uburyo muzabaho. Ubwo ni uburyo bwa gatatu. Uburyo bundi ushobora no kujya mu kimina kimwe cyangwa bibiri, sibyo? Ariko ukanatekereza uti do not keep your eggs in one basket. Nshobora kuba ndi mu kimina, ariko aho kugira ngo yose nyashyire mu kimina, reka mfateho ayo nshira muri banki runaka, cyangwa mu bigega by'ubwizigame biri hanze aha ngaha, kugira ngo nabo banyungukire. Hari igihe uvuga uti reka mbe nzigama ku yo twita traditional saving account, noneho umwaka nugera turebe hari aya ngaya yo mu kimina, burya yo mu bimina kenshi afasha umuntu gukemura ibibazo bya hato na hato bya hafi. Ariko ushaka nka long term, ujya muri bank cyangwa ukajya mu bigega by'ubwizigame, ukazigamayo hari ikintu runaka ushaka kuzageraho. No kuzigama ahantu hatandukanye. Noneho rero nkuko tuvuga ngo do not keep your eggs in one basket, cyangwa se bagarira yose ntumenye irizera n'irizaho. Ni ukuvuga ngo ushobora kuzigama aho hantu hose, mu kimina, mu bigega byo kwizigama, muri bank traditional account, umwaka wagera ukicara n'uwo mwashakanye mukareba icyungutse cyane
muri ibyo ni ikihe, noneho mukavuga muti noneho muri bya bindi bitatu reka tukireke dukomeze bibiri. Sibyo? So ibimina rero tubikomeze ariko tubibemo tuzi neza ikigamijwe. Hari akandi kantu naje amakuru naje gufata, abadamu benshi bari mu bimina abagabo babo nta nubwo babizi. Ya mafaranga bamwe bacomokora ayasagutse kuri ya mafaranga yo ku kameza yo gukoresha mu rugo, ugasanga niyo bicura mu kimina. Ako kantu ko bagenzi bawe babagira nama ki? Ni ukuvuga ngo mu bushakashatsi mperutse gukoraho twabazaga mpamvu ki hanini abadamu bashora muri bizinesi ntoya. Ku ikubitiro ntago baba bafite igishoro gihagije. Wenda igishoro gihagije cyo ntago wakibona no kuba afite ayisumbuyeho, igishoro kihora bitewe n'aho ugeze. Noneho kubera uko kuntu baba badafite amafaranga y'igishoro, kandi banki ntiyaguha amafaranga ugiye uri umutangizi gutya bubisi, sibyo? Wenda nabyo tugize Imana banki zazabitekerezaho ku buryo umuntu barebye umushinga we bakabona ari umushinga mwiza bawushoramo na mbere y'uko utangira gukora, wenda bakamuha grace period kugira ngo azabashe kwishyura. Noneho ntibafite igishoro, ntibahabwa inguzanyo, nta ngwate, niho haza kwa gucomora rero. Noneho ariko uko gucomora hari n'igihe bitaba ari ugucomora, hari n'igihe byaba ari ukuzigama, kuko mfite musaza wanjye Godfrey yampaye 10,000 kandi hari icyo nshaka kugeraho nkayajyana mu kimina, nkazirikana ko umugabo atabimenya. Sibyo? Kubera yuko mfite umugabo muri kamere ye ushaka kumenya ninjije angahe nasohoye angahe. Noneho rero nkabicirayo bikabibanga cyane ko ngiye umugore icyo nshaka ni iki? Ni school fees z'umwana, ni imyenda, n'ubuzima bwo gukemura ibibazo. Sibyo? Kandi ndabibona yuko uwo turi kumwe atankemurira ibyo bibazo, no gusaba nanjye biramvuna, nkabigira ibanga. Fact buri icyo kintu ni ikintu gikomeye, kuko kugeza ubu ngubu nakubwira ngo abadamu ibintu byo kujya muri banki no mbese gusobanura neza umurongo w'amafaranga bamwe ntago birimo kubashimisha. Yego, ku mpamvu yuko iyo bimenyekanye hari ubwo biba ikibazo. Hari ubwo biba ikibazo ku rwego rw'umuryango. Ariyo mpamvu jewe n'abandi bantu dukora umurimo umwe dushishikajwe no gukora icyo twita awareness, gukora ubukangurambaga kugira ngo abantu babana mu ngo babwizanye ukuri, baganire ku mafaranga, kugira ngo bitantera kumva ko ngomba kuyahisha ayo nge nakoreye, ahubwo nshishikazwa no gushira ku kameza tubiganireho kugira ngo nawe unyumve nanjye nkumve. Kuko mburyo umuntu ahisha hari impamvu. Sibyo? Kandi yuhishe n'undi nawe bashaka kumenya amakuru ugasanga bigaragara cyane mu badamu, cyane nk'iyo ngiye nko mu bice by'icyaro, ndabibona ko bikiri ikibazo. Havuga ati ndi mu kimina, ndi mu bimina 5, mbese niyo saving account ye. Ndi mu bimina 5 kubera yuko ninjya muri banki barantuma umwishingizi, baragira gutya, biragenda gutya, umugabo azabimenya, nabimenya azankurikirana. Mbese hari n'abakurikiranwa bakababuzaho mbese bakababuza amahoro. Hariho n'abavuga ngo ninyashira mbese nimbishira hagaragara ashobora no kureka gukora, kuko none arabona yuko ninjiza nanjye ninjiza. So muri make ibimina ni byiza, ariko ugomba kujya mu bibina ushoboye kugira ngo bitaguteza ibibazo, bitaguteza stress. So murakoze cyane.
umudamu ni uwo kwitabwaho kugira ngo nawe atere imbere. umudamu ni uwo kwitabwaho rwose, mwirinde gushyira bagenzi banyu gutuma barwara ibifu cyane kuko iyo ndyamye ku musego wanjye hakaba hariho imibare y'ukuntu ngomba kuguhisha no kutakubwiza ukuri no kwiga igifaransa cyo kukubwiramo kandi ntakizi cyangwa se icyongereza ntazi, uburyo ndi buforumira amagambo yo kwinginga bikamvuna cyane. Ibyo ntabwo ari byiza mu muryango. Dushishikazwe no kubwizanya ukuri, dushishikazwe no gukorera hamwe. Yego, murakoze cyane. Murakoze.